Hari ibintu bimwe nari mfite mu rujijo, ntabwo nabashaga gukora byinshi, numvaga ko nkwiye kubireka ngo nzabikore nyuma. Ndavuga nti ningira umwanya nzabigerageza, ariko igihe nabonye akanya gato ko kubikora nahise nibwira nti nimbikora nonaha birakuramo imyanda yose iri imbere yanjye, kuko numvaga yari yaragiye yegerana imbere mu mubiri. Muri iyi si twirirwa tuzerera hanze tukarya ibintu byinshi, numvise rero ko iki ari cyo gihe gikwiye cyo kwisukura imbere mu mubiri, bityo umwaka mushya nkawutangirana umubiri usukuye neza rwose. Umunsi wa mbere nagerageje kuyina warashize, narabigerageje kandi byari byiza, ibintu byoroshye kandi bisanzwe. Ikibazo gusa ni uko amazi yari akonje cyane, kuko ubu turi mu gihe cy'ubukonje. Amazi yajyaga imbere nkumva ubukonje bwinshi cyane, kandi no gufata ayo mazi imbere byarangoraga cyane. Bavugaga ko umuntu agomba kuyagumana iminota 10, ariko uwo munsi ngewe nabashije kuyagumana gusa iminota 3 cyangwa 4. Kuyagumana imbere byarangoye cyane, naribazaga nti ese ni ryari nzagera aho mbasha gufata amazi iminota 10 yose. Mu ntangiriro ikintu cyangoye cyane ni uko ntabashaga kugumana amazi iminota 10, ariko uko iminsi yagendaga ishira nakomeje kugerageza kuyina inshuro nyinshi. Nagiye mbona biba byoroshye kugeza aho nashoboraga kugumana amazi iminota 8 cyangwa 10, ariko igihe nayagumanaga igihe kiri munsi iminota 8 cyangwa 10, numvaga ko isuku itabaga yakozwe neza. Iyo nayagumanaga iminota 10, igifu cyanjye cyumvaga kiruhutse cyane. Nyuma y'iminsi myinshi narongeye ndabigerageza, maze mbona ko n'igifu kitari gisukuwe neza, nta mwanya uba hari wo gutindana amazi, kuko imbere haba harimo byinshi cyane. Nibwo numvise ko iyi nama ari ingenzi cyane, kuyina bikorwa neza iyo igifu kibanje gusukurwa. Icyo gihe nibwo ushobora gutindana amazi neza. Hashize amezi make nababwiye muri video ko nagerageje kuyina, basobanurira uko numvise meze nyuma yo kubikora. Uburyo byose byagenze neza kandi byoroshye. Nibwo nimbwiye ko nagombye kubikora iminsi 21 nk'uko abahanga n'inzobere nyinshi babisaba. Mu minsi 3 ya mbere nabikoze neza nk'uko bikwiye, ariko nyuma yaho sinabashije gukomeza, kuko muri uko kwezi nari nkiri mu Buhinde. Hari ubukwe bwinshi bw'inshuti, mushiki wanjye ndetse n'abagize umuryango wanjye. Hari ibikorwa byinshi byo kujyamo no kwitabira, kandi nari nkiri kure cyane. N'uyu munsi nakoze kuyina neza. Ejo sinabikoze kuko nari naraye ndi hanze umunsi wose. Nageze mu rugo nijoro naniwe cyane, nahise nsinzira nta kindi nkoze, ndetse nibagirwa no kubitekerezaho. Ikintu cy'ingenzi ni iki: kuba umunsi umwe waracikanwe ntabwo bivuze ko watsinzwe cyangwa ko ibyo warimo byapfuye. Abantu benshi baravuga bati narindi mu kibazo runaka, ariko umwe urancikana none byose birapfuye. Oya pe, icy'ingenzi ni ugushyiramo imbaraga zawe zose. Niba umunsi umwe ucikanwe kubera impamvu runaka, nta kibazo na kimwe kirimo, ugomba gukomeza bukeye bwaho. Ntuba watsinzwe, utsindwa gusa igihe uretse gukomeza. Uko nakomezaga kugerageza kuyina, niko byose byarushaga kuba byoroshye kandi bisanzwe. Kandi koko imyanda isohoka muri ubu buryo ibitandukanye cyane n'imyanda dusanzwe dusohora buri munsi. Uzabimenya neza igihe nawe uzaba wabigerageje. Mbere yo gukora kuyina, ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho nuko ugomba kubikora nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 maze kurya. Njyewe akenshi nkora kuyina mbere y'ifunguro rya mu gitondo, ariko hari iminsi byabaga bitankundiye mu gitondo nkabikora nijoro. Ariko igihe cyose nabikoraga nitaga kuri iki kintu kimwe: kurya, hanyuma hagashira nibura amasaha 3 mbere yo kuyina. Ubu ni ubuhamya umubyeyi yatanze nyuma yo kurwara indwara nyinshi akaziburira igisubizo, hanyuma aba podcasters bakamubwira yuko yazikizwa no kurya neza, gusukura umubiri, cyane cyane no kwiyina. Yabikoze neza kandi abigeraho neza, abasha gukira indwara nyinshi. None twibaze tuti ni izihe nyungu zikomeye umuntu ageraho iyo yiyinnye neza? Ntujye kure.
nyemerera nkwibutse ko aho wageze ari kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera tuje twibanira buri munsi muri ibi biganiro by'imboneka rimwe. Hari ubucurabwenge abahanga benshi bamaze imyaka myinshi bavumbuye. Ubu bucurabwenge bukiza indwara nyinshi utanyoye umuti n'umwe. Ubwo ni ubuhanga bwo kwiyina, inima, lavement interne. Ba sogokuru na ba nyogokuru bari babuzi neza kandi banywanaga nabwo bukabageza ku nyungu nyinshi. Dore inyungu wagira ku mubiri no mu bitekerezo wiyinnye neza nk'uko abahanga mu by'ubuzima babidusaba. Icyakora banza umenye ko iyo igifu kidasukuye neza n'ubwonko budakora neza ndetse n'umutima ntuba umeze neza. Ariko igihe nakoraga kwiyina, uko nagendaga nkomeza kubikora, nabonaga ko na nyuma yabyo umubiri uruhuka, uburemere bukavaho kandi no mu mutwe hakabamo amahoro menshi. Numvaga ntuje cyane, meze neza cyane, mfite mood nziza cyane, numvaga meze nk'umuntu uvuga ati wow, ni iki kindi naba nkeneye? Byose ni byiza cyane. Ni wa mugore watanze ubuhamya ukomeza kuvuga ubu buhamya. Inyungu ya mbere ni isuku y'imbere mu mubiri. Izi ni inyungu dukesha kwiyina. Mbere yo kugerageza kwiyina nta ndwara runaka nari mfite nshaka gukiza. Ni wa mugore ukomeza gutanga ubuhamya. Yarakomeje ati, natekerezaga gusa nti kuva nkiri umwana nagiye ndya ibintu byinshi bitandukanye, bimwe byiza n'ibindi bitari byiza. Numvaga ko imbere mu mubiri wanjye hatigeze hasukurwa ku rwego rungana n'uburyo najyaga nshyiramo ibintu byinshi. Nibwo numvise ko nkeneye kwisukura imbere mu mubiri. Kandi abantu benshi bumva gutyo ko nta ndwara bafite, ariko kubera ko imbere mu mubiri hatari heza bishobora kuzavamo indwara nyuma. Ni nk'uko twoza amenyo buri munsi, ntabwo dutegereza ko amenyo yabora ngo tubone kuyasukura. Tuyasukura mbere yo kugira ngo indwara zitayafata. Niko numvise no kwisukura imbere mu mubiri ari ngombwa. Inyungu ya kabiri ni ugufasha abafite constipation. Inyungu ya kabiri ushobora kubona ni uko bishobora gufasha abantu batabasha kujya mu bwiherero neza, ikibazo cyo kutituma neza buri munsi. Iyo ukora kwiyina buri munsi iminsi 21, mbere na mbere imyanda myinshi yari imaze igihe imbere irasohoka. Icya kabiri, uburyo bwo kwiherera buri munsi buranozwa, igifu kigatangira kwisukura neza buri gihe. Njyewe nta kibazo cya constipation nari mfite, ariko hari iminsi nkiri gukora kwiyina ntarajya kwiherera mu gitondo. Nyuma yo kubikora igifu cyose cyarasukurwaga neza kandi nkumva nduhutse. Nabashaga kujya mu bwiherero neza, nkumva mu by'ukuri umubiri wanjye wageze mu bisubizo byiza. Inyungu ya gatatu, uruhu rwanjye, uruhu rwiza. Kwiyina byampaye uruhu rukomeye cyane. Inyungu ya gatatu ushobora kubona ni uko uruhu rwawe rushobora kuba rwiza cyane. Hari iminsi naryaga indyo nziza kandi nkiri gukora kwiyina nkabona uruhu rwanjye rusa neza cyane, rufite urumuri kandi rugaragara neza. Nibyo koko muri uko kwezi hari igihe natwarwaga n'akazi n'ibikorwa byinshi, nkarya ibintu bitari byiza rimwe na rimwe cyangwa kabiri, ariko numva ko iyo kwiyina bihujwe n'indyo nziza yoroshye kandi nzima, uruhu rushobora kuba rwiza cyane. Izo nizo nyungu njye ubwanjye numvise nyuma yo kugerageza kwiyina, ariko izo wowe ushobora kubona zishobora kuba zitandukanye. Icyakora nazo ni inyungu nziza. Nyuma yo kugerageza kwiyina iminsi 21, inyungu ya mbere numvise ni uko byampaye kuruhuka cyane mu mubiri no mu bitekerezo, kuko iyo igifu kidasukuye neza n'ubwonko ntibukora neza. Muri make, kwiyina, inima, ni uburyo bamwe bakoresha bagamije gusukura amara no kumva baruhutse mu mubiri no mu bitekerezo, cyane cyane iyo bihujwe n'imirire myiza, kunywa amazi ahagije no kugira gahunda nziza y'ubuzima. Ubuhamya bwatanzwe bugaragaza ko umuntu ashobora kumva igifu kiruhutse, akagira ituze mu mutwe, akituma neza, ndetse rimwe na rimwe uruhu rukarushaho gusa neza. Ariko kandi ni ingenzi kumenya ko kwiyina buri munsi cyangwa kenshi cyane bishobora kugira ingaruka mbi, nko gutuma amara asinzira, gukora ku buryo bwa kamere, gutakaza amazi n'imyunyu ngugu mu mubiri, cyangwa kurakaza amara irritable bowel,
iyo bikozwe nabi. Niyo mpamvu abahanga benshi mu buzima bagira inama abantu yo kudakabya no kubikora mu buryo bwitondewe kandi bufite isuku. Ikiruta byose kugira ngo marakore neza si ukwishingikiriza gusa kuri inima, ahubwo ni ukurya indyo ikungahaye ku mboga n'imbuto, kunywa amazi menshi, gukora imyitozo ngororamubiri no kugabanya ibiribwa byatunganyijwe cyane. Iyo umuntu yitaye ku mibereho ye muri rusange, umubiri ukora neza kandi ubuzima bukarushaho kuba bwiza. Umuntu nyine akarushaho kugira ubuzima bwiza bitewe no kwita ku mibereho ye. Gusa ntabwo bisobanuye yuko kurya ibyo kurya byiza bivanaho umumaro wo kwiyina. Abakurambere bacu ba sogokuru na ba nyogokuru bakoreshaga kwiyina kandi barya neza, ntaho bahuriraga n'imikati, amandazi, za capati. Oya, bari abantu birira ibijumba, amateke, ibishyimbo, impungure, ibirayi, umutsima w'amasaka ndetse n'uburo, ariko bakamenya yuko bakwiriye no gusukura umubiri nk'uko basukura ibyombo byabo. Babikoraga nka 3 mu kwezi, 4 mu kwezi se, nka 1 mu cyumweru, kugira ngo umubiri wabo uhore usukuye neza kandi barusheho kugira ubuzima bwiza. Noneho kuri twebwe dutuye muri izi nkundura z'amajyambere, aho hari ubwoko butandukanye bw'ibyo kurya n'ibinyobwa, biroroshye cyane ko imyanda ihera mu mara no mu mubiri wacu, maze tukarushaho kugubwa nabi. Niyo mpamvu kuri twebwe ari ingenzi nibura twabikora nka 1 cyangwa 2 mu cyumweru, kugira ngo nibura tubashe gutekereza neza. Inshuti bavandimwe, mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye by'ubuzima. Tubashimiye ko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, mwigiriye neza. Gusa ufite ikibazo runaka wadusanga mu mujyi wa Kigali, ku Kimironko muri Relax Life Center. Telefone ni 0782 302 hanyuma tukabasha kuganira kandi tukabasha kubafasha mu buryo bwiza kandi bwuzuye. Akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarare kwa icyakora ryo hasubiwemo. Noneho mu nyemerere mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde.